Ndagusuhuje wowe nteze amatwi muri aka kanya urasuhuzwa na Padiri Janvier. Tariki ya 23 z'ukwezi kwa cyenda duhimbaza Mutagatifu Padre Pio. Ngiye kukugezaho ibyaranze ubuzima n'imibereho bya Padre Pio. Mutagatifu Padre Pio yavukiye i Pietrelcina mu majyepfo y'igihugu cy'Ubutaliyani mu mwaka w'1887. Yitabye Imana tariki ya 23 z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'1968 afite imyaka 81 y'amavuko. Pio ni izina yafashe ageze mu bihayimana kuko amazina yahawe n'ababyeyi be ni Francesco Forgione. Pio yinjiye mu muryango w'Abafransisikani b'Abakapucin afite imyaka 16 y'amavuko. Mu mwaka w'1910 yahawe isakaramentu ry'ubusaserdoti. Nyuma y'imyaka 6 yimuriwe i Rotondo aho yabaye kugeza yitabye Imana mu mwaka w'1968. Mutagatifu Padre Pio yari yarahawe ingabire zidasanzwe harimo n'ibikomere bya Yezu, ibyo bita les stigmates mu rurimi rw'Igifaransa. Ibyo bikomere rero byamukururiye ibibazo byaranzwe n'itotezwa mu butumwa bwe. Ariko umubano yari afitanye n'Imana warenze imbibi bigaragarira mu muryango y'abasenga yagiye ivuka ndetse no mu bikorwa by'urukundo byaranze Padre Pio. Muri urwo rwego iyo witegereje imibereho n'ubutumwa bya Padre Pio usanga umutwaro wa Kristo woroshye kandi n'ibyo dukorera bitaremereye, cyane cyane iyo bitwaranywe urukundo. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'1918 Padre Pio yakiriye ingabire y'ijuru idasanzwe. Akirangiza gusoma misa kuri uwo munsi, ibirenge bye, ibiganza bye n'urubavu rwe byadudubije amaraso. Abantu baratangara. Ibyo kandi ibikomere bya Kristo abandi batagatifu babisangijwe harimo Veronica Juliana, Francisco wa Assisi ndetse na Padre Pio ndi kuvugaho ahangaha. Kuva ubwo Padre Pio yahise yibanira n'ibyo bikomere bitanu nk'ibya Yezu. Yarabibanye bikira umunsi umwe mbere y'uko yitaba Imana afite imyaka 81. Koko rero iyo ibigeragezo byakiranywe urukundo bihinduka inzira y'ubutungane yerekeza ku iherezo ryiza kandi rizwi n'Imana yonyine. Mutagatifu Padre Pio mu buzima bwe bwose yihatiraga kwishushanya na Kristo wabambwe, akabikora nk'ubutumwa yahamagariwe mu icungurwa ry'isi. Twemera ko mu mugambi w'Imana umusaraba ari ikimenyetso cy'umukiro w'isi, ukaba n'inzira Yezu ubwe yarangiye abashaka bose kumukurikira. Bityo Mutagatifu Padre Pio akaba yarabaye umugabuzi w'impuhwe z'Imana, yakira bose, ayobora ubuzima bwa roho by'umwihariko, ariko atanga isakaramentu ry'imbabazi ryatumaga abamuganaga barushaho kwiyongera uko bukeye, nubwo we yanabakangaraga akabakangurira guca ukubiri n'icyaha. Padre Pio kandi yari afite n'izindi mpano zidasanzwe nko kuba ahantu habiri icyarimwe, icyo bita bilocation mu rurimi rw'Igifaransa, akagira n'iyo gusoma ibiri mu mitima y'abantu, aho yagiraga inama mu ibanga abantu bihariye ngo bareke ingeso cyangwa icyaha runaka. Mu mwaka w'1916 umujenerali mu ngabo z'Abataliyani witwaga Cadorna yakoze amakosa ku rugamba bimuviramo kwirukanwa ku kazi kuko amakosa yari yakoze yari yatumye hapfa imbaga itabarika. Amaze kwirukanwa ku kazi yatekereje kwiyahura, nuko aho yari ari mu ihema afata imbunda ngo yirase. Ako kanya abona umuntu umuhagaze iruhande amusaba gushyira imbunda ye ku ruhande. Nyuma yaho yaje kujya muri monasteri y'Abafurere, abona Padre Pio ahita amumenya ko ari we wamusanze akamusaba kutiyahura. Nanone mu 1923
yagaragaye mu muhango wo gushyira mu rwego rw'abahire mutagatifu Thérèse de Lisieux, kandi aho yari ari muri uwo muhango yari no muri monasteri ye aho atasohokaga. Mutagatifu Padiri Pio yagiye agaragara n'ahandi henshi nko ku mva ya Mutagatifu Pio wa cumi, mutagatifu yakundaga cyane, ari nawe yafatiyeho izina rya Pio. Akagaragara ku mva ye ahavugira isengesho cyangwa atembera aganiriza abantu, kandi ari no muri monasteri aho atasohokaga. Mutagatifu Padiri Pio twamwigiraho byinshi, cyane cyane gukunda Yezu mu Karisitiya, kumuhabwa neza kandi kenshi no kumushengerera. Twamwigiraho kandi guhabwa penetensiya kenshi, kuko yakundaga kuyihabwa no kuyitanga. Yavugaga ko umuntu akeneye imbabazi z'Imana nk'uko akenera umwuka ahumeka. Udashaka penetensiya burya ngo aba agenda ashiramo umwuka w'ubuzima, anogoka buhoro buhoro atabizi. Muri rusange Mutagatifu Padiri Pio adukangurira gushyira Imana imbere ya byose y'ubukungu butagereranywa. Ishingiro ry'ubutumwa bwe rero ni isengesho mu musabano nyakuri n'Imana, umusabano ukomeye kandi uhoraho. Ubwo yarivugiye ati ndi umufurere ukunda gusenga. Nemera ko isengesho ari ryo ntwaro dufite, rikaba n'urufunguzo rukingura ijuru. Muri make ipfundo ry'inyigisho ze ni ugusenga n'urukundo rwa mugenzi we. Yitabye Imana afite imyaka 81 nk'uko nabivuze. Yashyizwe mu rwego rw'abahire mu mwaka w'1999, ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu ku cyumweru tariki ya 16 Kamena umwaka w'2002. Twiyambaze Mutagatifu Padiri Pio atwigishe natwe ukwicisha bugufi kuvuye ku mutima, adufashe gusenga twizeye ko Imana izi ibyo dukeneye tutaranabisaba. Adufashe kugira indoro y'ukwemera iduha guhita tubona ishusho y'Imana mu bakene no mu bababaye. Adukomeze mu gihe cy'ibishuko no kurwana n'umwanzi, bityo turonke imbaraga n'inyota byo kwiyunga n'Imana mu isakaramento ry'imbabazi igihe cyose dutsitaye tukagwa. Agendane natwe mu rugendo turimo kuva hano ku isi kugeza mu ijuru, aho twizeye kujya kurangamira ikuzo rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nari Padiri Janvier, naho utaha mugire umunsi mwiza.